ni kwiza ubuye umwanya wo gutarama neza ariko kandi n'abatatarama haca habaho abakoze kuko ntategereje gusa harimo akarusho umuntu ukunda gusenga akaza kubaka imibanire y'Imana. Umuntu ukunda gusenga akazaho kubaka imibanire y'Imana. Uko ukunda gusenga ni kugenda winjira mu bwiza, ukongera kandi ukinjira mu bundi, ukongera kandi ukinjira mu bundi, ukongera kandi ukinjira mu bundi, ukaba mu buzima bwo kubana n'Imana. Ubuzima bw'umugabo utazi imyaka 360 aba mu gicaniro abana n'Imana kugeza aho Imana yavuze ati birangiye yuko uyu muntu agomba ku isi Imana izamura aragenda. Sinzi wajya kubwira abo mu rugo amakuru kuko ngira ngo amakuru baje kwemera igihe Mose ahishuriwe amenya yandika ibitabo nibo baje kumenya amakuru yiwe kuko buriya asa n'umuntu akemutse abandi bakora mu myaka 700 ariko yagira imyaka 365 yarakemutse kuko n'abandi nyuma yiwe bakaba mu myaka 800 ariko kubera kubana n'Imana gukomeza kuba mu bicaro gukomeza gusenga ni kugenda kubaka ubucuti bwawe n'Imana ni kubaka ubucuti bwawe n'Imana aho uko udasenga naho rero kandi yuko ukomeza kubaka gutandukana n'Imana muzabwira Itegeko zazibaye zaziba mu gusenga Itegeko zaziba mu gusenga uko nyine Itegeko zikabyara izindi Itegeko zikabyara izindi Itegeko zikabyara icyaha nuko ariko abantu bagirwa amahirwe yo gukomeza kwegera Imana n'umugisha mwinshi. Rero turabana twikaze kandi turabishimiye kubana natwe no kubana nawe kandi turabashimira ubutumire bwanyu kuko tugomba gusangira ijambo ry'Imana kunonosibanoze mikrofoni yavuga neza cyati ukibira ikibazo ngo hawe yuva usaba kwino misaba zana aganyine imwe tibona kikizwe ko sanga cyasanya rero akasebeza cyane rero sangira amagambo y'Imana umuyobozi yarampamagaye ariko ampamagara hariho amagambo numvise yatibutse mu mutima wawe rero biba byiza kuko tugomba kugasangira. Reka dusome ikete Pawulo yandikiye urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma muzamutubarurira tuzatuvangavanga abantu bavuye mu Rwanda no muri za Kenya na za Uganda mutandukanye natwe bavuye mu Burundi mwebwe murya bw'ikinyamurenge cyangwa ikinyarwanda cyose naho twebwe simbizi ntabwo ni imvange si ikinyamurenge si ikinyarwanda si ikirundi kandi kumva rero ni ibintu by'imvange reka dusome rero urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma
ibice 8, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ubundi muntu witeguye aze kumusomera itangiriro ibice 2 umurongo wa 16 na 17. Ibice 2 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ubundi araza kunsomera Abikorinto ibice 15. Abikorinto ba mbere ibice 15 na 45 kugeza kuri 49. Kage nasome abarwa ibice 8 umurongo wa 2. Aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryabatuye ububata bw'itegeko, ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Amen. Ubundi biteguye rero ibice 2 umurongo wa 10. Sabe kasoma? Ikete rya mbere barandike itorero ry'Ikorinto 15:45-49. Hano haravuze ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje kurya imbuto zacyo uko ushaka. 17. Ariko ku giti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi tuzakiryeho, nk'uko umunsi wakiriyeho no kuzaza. Amen. Yego. Abikorinto ba mbere igice cya 15. Kuza kuri 49. Bibiliya iravuze ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, aho umubiri ni wo ubanza agaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse ubutaka, ari umutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nuko ubutaka ari nako n'ubutaka bundi buri, kandi nuko uw'ijuru ari nako n'ab'ijuru bandi bari. Amen. Amen. Reka turangirize ubaheburayo ibice 2 umurongo wa 14. Haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Amen. Dushimire Imana rero iduhaye kugira ngo dushobore gusangira namwe iri jambo. Buriya bizaba byiza gusangira n'undi, si ibyo nyine mu gihe cy'inzara ngo abagabo ngo batanga uruhare ariko ibyiza rwose ni Imana yaguteye iteka ku ijambo ryayo kugira ngo urisangize abandi, urisangire bimufashe muri buri wese, kuko tubayeho twese kugira ngo dufashanye muri uru rugendo. Turaganira ijambo ry'Imana rivuga nka Kristo nk'itegeko, itegeko ribatuka. Kristo nk'itegeko ribatuka. Dusomye muri iki gitabo cy'Abaroma
dusangamo amategeko agera kuri atatu. Hariho itegeko ry'icyaha, hakabamo itegeko ry'urupfu, akongera kandi hakabamo n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo Yesu. turebere hamwe ayo mategeko ko ari atatu. Ariko muri ayo mategeko ko ari atatu turaza kureba iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo, itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu. Tubone Kristo nk'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Imana irema Adamu imushyira mu ngozi ya Edeni. Twasomye amagambo y'Imana ngo iramutegeka, iramubwira ngo izi mbuto zose ziri muri iri tongo rya Edeni zose ni wowe bizaremewe kugira ngo bizabe ibyo kurya byawe bizagutunge. Ariko iki giti n'imbuto zaco tukazirya, kiraziririye ntukakiryeho, kuko iki giti kimenyesha icyiza kikongera kandi kikamenyesha n'ikibi. Noneho Imana ishatse gukingira Adamu, ni itegeko rikingira Adamu urupfu, kuko iyo amwihorera akaza kukirya Imana yari yakoze amakosa. Ariko Imana ishatse kumukingira urupfu no kumukingira icyaha. Iki giti ukarya imbuto zawe no gupfa uzapfa. Kandi mbere yo gupfa, kuko urupfu ruza mu itegeko rya kabiri, kuko itegeko rya mbere ni itegeko ry'icyaha, itegeko rya kabiri rikaba itegeko ry'urupfu. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'icyaha rizaguhereza itegeko ry'urupfu, urupfu ruguhane. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'urupfu riguhane. Ariko nshuti yanjye, mwira wanjye, nshuti yanjye, ibi byose urabyemerewe. Ariko iki sifa zawe, amen, iki uzoba wizaniye ibyago bikomeye. Imana ishatse kugira gute? Imana ishatse kumukingira icyaha no kumukingira urupfu. Nyuma yaho bizabaye nambaye makuru murayazi. Nuko nyuma yaho Adamu n'umugore we bariye kuri za mbuto, bariye imbuto Imana yababujije, baba binjiye mu itegeko ry'icyaha n'itegeko ry'urupfu. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana Urupfu
imana yamubwiye ni urupfu rw'iteka ryose. Ntabwo ari urupfu turi mu gupfusha abantu tukavuga ngo abantu bapfuye. Ni urupfu rw'iteka ryose, ni urupfu rwo gutandukana n'Imana iteka ryose. Ni urupfu rukotadongera kandi kubo umugabane ubwami bw'Imana. Kuko uru rupfu twebwe iyo rutugezeho uru tuvuga ruratubabaza, rurababaza, rudutera agahinda, rugatera umubabaro, rukazana umuborogo, rukazana umwijima, rukazana agahinda gakomeye cyane. Ziriya ziranizo mbaraga z'ubutsi. Ariko Bibiliya yavuze ngo ni ukubabazwa kwabo ngo kwanone kw'igihwayihwayi. Ni ukuvuga ngo ni ukubabara legere kuri uku ni ukuntu turababaye kuko dutandukanye. Jenoside amamirundi warababaye arababaye mu gitondo atarababaye arababaye arababaye aravuga ati ko yatuzanye Bujumbura none ko ataza kudutwara gende nishaka kuza gupfa ariko dufite kumwe n'abana. Kubera iki? Kuko twaratandukanye. Uku kubabara ni ikimenyetso. Uru rupfu rw'umubiri iki ni ikimenyetso, ni igicucu cy'urupfu rw'iteka, ni igicucu. Uriya bubabare tuzatubona ni butoya cyane, nuko tuzadutandukana tugatandukana aho gutandukana n'Imana kuba kuhari. Kuko undi munsi ikindi gitondo kimwe iyo turimo kuririmba hano muri gitondo cy'ubugingo, igitondo cy'ubugingo, ibyo twizeye byose kandi tuzongera kandi tubikora kuko aracyari ibizirikiro. Ariko uru rupfu rwo kubura abo tuvukana tukajagenda tugahawe, biriya ni igicucu, ni ikigereranyo cy'ibizoba, ni ikigereranyo cy'urupfu, ntabwo ari urupfu. Nicyo gituma Bibiliya itazayemera ko ari urupfu, ikabyita gukora gusinzira. Si urupfu ruriya, ni ikintu ngo cy'igihwayihwayi kiri aho ngaho kidafashe, ni ikintu legere, ni ikintu kidafashe. Tibyemera ko ari urupfu. Kuko urupfu ni ukutabona umugabane, ni ukutabona umugabane mu ijuru. Urwo ni rwo rupfu. Ariko bindi biriya tuzatubabara uko twapfusha kandi tugomba no kubabara. Ariko kuriya kubabara kwacu ngo kwano leza ngo hariho kuza kuturemera. Muzi kuko hariho kubabara kumwe kuza kuturemera ubwiza mu ijuru. Turi hano mu isi, kubabara hano mu isi, nawe kujya kubabara kwawe hano mu isi, ariko wowe kubaka mu ijuru ukurarema ukarema ibindi bintu mu ijuru kandi ukiri hano mu isi. Kandi wowe uvuga ngo Mana yanjye ndabara ngizi ibi dore ibyago n'ibi n'ibi. Imana ikanga kugukura. Pawulo aravuga ati ndakwinginga mwese n'inshuro zitatu wabisenga Imana kugira ngo imukure wishaka. Uramubwira ati bikunda mwana wanjye genda umuntu bwaje buraguhagije, yaba akigumana cyane shaka kugeza apfuye. Imana yakimukura ngo yaza kugikurwaho ngo yari kuba yarinje ngo mutego wo kwirata, ariko ngo kugira ngo atazoza kwinjira mu byago byo kuza kwirata, Imana kukimurekeraho kiba kimubereye ikintu kiza kumukingira, noneho kigakomeza kubaka ubwiza bwiwe imbere y'Imana. Uko niko bitumye bimeze. Hari ibyo tuba dusaba Imana ngo bidukureho, naho bidufitiye akamaro gakomeye, ariko kandi tutanabizi. Nawe ukumbi Imana irabizi byose. Irabizi byose. Ntituzi gusenga, ntituzi gusenga. Umuntu akaza gusenga ukatubwira ngo ninsenga, ukadushaka gutunganyiriza Imana uko Imana igomba kugufasha. Inzira
imana igomba kuguciramo kugira ngo ugusubize amasengesho yawe uko wawe wifuza. Imana ikubwira none imana yakureba ikavuga ati utazi guseka nimubimugirira biramubera bibi kuruta uko yari ameze, igasa n'ikwihoreye nawe ugakumbiye hari icyo bihaye uko kubirubaka. Aha rero Adamu aba arinjiye mu itegeko ryica, mu itegeko ry'urupfu, no ku bana zobyara, no ku buzukuru, no ku bakazana, no ku bakwe, abantu bose bakomoka kuri Adamu bose, twese tuba twinjiye mu itegeko ryica, itegeko ryica n'urupfu. Buriya rero itegeko ryica n'urupfu bizabishaka birashaka iki? Kuko itegeko ry'icyaha ni nka kujya kumushinjacyaha, ni nk'umushinjacyaha. Itegeko ry'icyaha ni nk'umushinjacyaha. Kama umushinjacyaha ni nk'umushinjacyaha. Itegeko ry'urupfu ni nk'umucamanza. Umushinjacyaha niwe ugushinja icyaha, yagushinja icyaha, umucamanza akisunga amategeko kugira ngo aguhane, ahane cyaha. None byombi bidashana. Itegeko ry'icyaha n'itegeko ry'urupfu birabangikanye. Kimwe iyo kibaye yagihereza ikindi. Kandi itegeko ry'urupfu itegeko ry'urupfu ni ukugira ngo rero tukagera mu ijuru. Ubuzima burangirira aho ngaho tukagera mu ijuru. Nuko iri tegeko ry'icyaha rirakomeye, ntawe ushobora kuryikuraho. Uko turi abanyaruzaha bene abari igitangaza ibintu byaracitse. Imana iyo twitegereje gutya turabinyazaha. Elifazi abwira Yobu, yaramubwira ati Yobu, ibintu byarahindutse mushera. Ati kuko no mu ijuru Imana ibana n'abamarayika, iyo bitegereje kandi babana mu ijuru, ati isanga bagira amafuti, ati sinakanazwaho. Icyaha, itegeko ry'icyaha, itegeko ry'icyaha riza rigukoresha icyaha ukagitekereza ukagikora, rikagukoresha icyaha udashaka, rikagukoresha icyaha udashaka gukora. Umuntu ugakora icyaha ntumenye uko ukikoze, umwuka akagusanga mu ijoro ryawe akakubwira, akakwereka ko wakoze icyaha kandi uryamye kuko utakabaho. Ariko imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana, Imana ikohereza marayika wayo akaza akagusanga no mu musozi, cyangwa se agasoma Bibiliya gutya ukaza kumenya kuko wacumuye. Muri Babire igihe kimwe turasenga hari ubuzuki n'ubushe Sositene hayihoraho rimwe naramukurikiye kuri video numva akora kwerwa uramushugari hano muri kugenda naje yangize, ariko yasanze yanyoshaka kandi yasanze nini icyo gihe twari twarinjiye mu buryo bwo gusenga. Imana iduhereza ingabire zo kumenya amabanga yayo. Imana iduhereza ingabire zo kumenya amabanga ye, nta kintu cobaye mu muhana ntumenye ngaco, nta cobaye mu muhana ntumenye. Imana irabishurira pe. Impereza ingabire yo kwandika amandiko, ngandika gusisobanura kugeza aho
umwuka araninjiza ananiza mu gutangira kwandika amandiko nandikisha ikara ry'umuriro nkandika amandiko abasobanura agatangira bagasobanura nandika umuriro washira kugaragara gatora irindi ikindi gishira nk'asakani nkandika noneho ariko muve itegeko ry'icyaha rigira imbaraga ngo buce umunsi umwe nari mvuye gusenga nari nsembere ko bamuhoza pasiteri Rene mu kazu ka muganga gutya kumara mukamura wa mva kujya gusenga mu kanisa hari ko mu gicuku mu masaa 6 cyangwa saa 8 nuko gushiki uriya mwana uriya singira uriya kari kavutse sanga yarutse ku buriri waruke nyana rahanagura ibirutsi mwebwe nuko none mutabaye guca iriya haba amashuka make yo kwisasira haba amashuka make ya uko babeshaga baburiye mu kizungu mu bizina mwebwe amashuka yo kwisasira izigira umuntu ikagira umwe n'abashyitsi baza bakaza kwitira muje kwa kanaka naho ubundi ahandi mu ijoro mu gufata igitenge mugasasa hejuru y'akabati mama n'umushika umugore arababwira ati umwana yarutse tuzaba utakibazo ngo nkubete urubavu buryo ku biroti sinatunganye ariko ndababara mu mutima ndababara n'uruzi nabazwa nuko umwana yaruse babazwa nuko umugore atagize gute yuko atahanaguye neza mu marina ryawe nawe urabyumva na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu sikukuu aliponiokoa Yesu. Mumara kuryama mbona mu gisenge c'inzu mbona ikintu kimeze nk'itara ridatwika mu maso ese abana barusi baninjiranye noneho iriya ruguru abagabo muri ko gutinya barusi abana barusi baninjiranye mugasenge neza hejuru mbona itara ese kurabona atiki tureba hejuru nawe hano mu gisenge hati ndabwira cyangwa data wowe wabona ikintu kiri hariya hatuyita Bible hamati ukamwe ndirimbo bale abagahima bagadeta kongwa bale abagahima bagadeta kongwa tukumva kwa ndirimbo wewe itara ngiriya n'indirimbo irimo none mutwaye jewe ndabayemo kandi ndabayemo mu mwanya naje no tagifurero narizi kibembe nja ko ndi mugabo twabana kwabasita mu gitondo nza kumubasa ibo yabagira bakire mubwira amakuru y'iyo ndirimbo arambwira yavuze mbere ngo abazonesha niyo bazovuga ishuri itegeko ry'icyaha ryarayifashe kandi ryafashe ntabizi kandi naryanjye ntazi yuko
ukuntu